se umvase wampera mwizine ruka kumugikoma mbyaro mfura yanjye nisarambwe ngo agiye kunsukiramo ibiki agiye kusukira igikoma kunsukiramo iki igikoma si igikoma mugabo ko agiye witonda mugabo gitonda none ndi kwibaza ibintu bitataguyemo ubwo se ibyo barabirya kandi uzarya bose n'ibizima ibyo bintu uzi byari byo Jaho ni umutsima ndinabibonye kuko ndabitsindaguye ibaze papa wawe aparamire muri umuna w'umugore wawe nawe ubwawe utarabitinyuka ibyo bintu aba bashyitsi murukumbeshe koko namuparamira wa mukobwa koko ubu naba nkubaragiye nkavuga ngo ndakuzamutse wigeze ubona misese kama unasemaje unaona mtoto wa Kigali iko mzuri sana acha bwana wewe tansiyo mimi ninakujiginyura wewe urebye nabi kabisa sana Mwana yanje uyu ni umugore wazanye umugore wambaye guca aho ndebe ubusuma zaheka umwana yanditse inda hanze ako ndebera uko ndebe ariko naragushatse waranshatse wabuze umupira wakwambara gugukwiye nta nukwiye mwana nta nukwiye afika ave mwana wa ave siba nawe uri gicucu mwana wanjye wanjishiwe ndebera izi mpenure umunota umwe iminota ibiri bari bagiye kumara hano ukanaba kwihagarara menzi wanyu warororwa aho kurera unasemaje unaona mtoto wa Kigali iko mzuri sana acha bwana wewe tansiyo mimi ninakujiginyura wewe urebye nabi kabisa sana papa mwana wanjye nukwinjirira hesi wewe kuko se ndi kubona n'amadirisha ntibazi naho binjirira doresha ariko wajyana igihangara wagize kiyo kibazo atansiyo rero ku muhungu wanje sinamenya ngo mubanye muti ako bikeya mbonye gasopo tazandwariza umwana umutima umva ngubwire muze reka dusubire iwacu ntacyo tubaye iwacu ni ngo gusubira subira iwanyu mama iyonjije ndava kwaga amakaro gari kunyerera sinonge nsubira hirya mu mucunga mama nubwo twinjire uvuye mu bitakugeza ku ikaro wasereko ko atari gukinguka mwana ngo ajya gukingurira mama ndi karibu tabukwe mama ndi karibu aho babuze sinigiki hanini ikimax ariko hafi wa mugabo hafi gahondorera kana dore rumuri ruseruza nigiki ruki ni mwidirisha ariko wajya ureka uriya mukazana mutse gusanze mu ntebe ze ariko suri mu biki uzi ko gishobora no utamanura ikintu hafi ntugire kwiberaho wa mugabo ikintu kimanuriyeho reba hejuru sha turatuntu se n'uduki ajyana za nzogera zo kwa padiri n'iningire ujya undebera intuza hanze si hano bageraga urusahuzo kugira ngo hagaguze ndebe ku bwahava ariko atanseyo inge bari bombe geze duturikana ugakubita dupfa ndacyakene kwibera bombi sindasaza byo gupfa mbashara amenye kwicara ku ndembere imuhira yumbasha
Ngwana. Bana se bana. Ako bamugani. Mbere y'umukazana. Gasanga ruhanye nkoyo. Umukazana umeze kuriya. Hasha none si uko naruhanye n'ukuntu mperaga mu bishogoshogo. Mu bishogoshogo nibyo byiza. Birangirwa mukazana yambara ubusa kuriya. Ariko rero reka nkubwize ukuri ku izina ry'Imana. Ariko ni sawa. Waramushimye. Wabonye ibiguru byacu. Ajyanywe kirwaye imidida none ukuntu cyabaga kiri kugenda ajyanywe kiryaga igiheri naho gitandukanye n'ingurube yerezwe neza. Nicize umuhungu wanje yaratomboye arasamuraga. Ntabwo nk'ubwo bukoyo buzutu bwawe. Usibye ko arebanaga igayi afite kamere afite n'agasuzuguro nibyo bimwokana. Namundi ukuntu giteye kirani cyo ciza agamubura umugore n'ubuce cyukumva ufashe. Yamake. Njyewe ntabwo mfatika rero. Ngo? Umusaza wagiye. Ndikumva umukazana wamutakagiye. Buri wamutuma umugore waza ruriya. Kera bararambagiza bakarambagiza imico y'abanyina. Umva. Umugore rero imico barambagiza uburere bwa nyina. Agiye imikungu. Batira ikintu cyambara indiri hanze. Maze natwitara ntabagenda inda yanamye. Ubundi so abonye tayanitse atari yatwita. Nakazana nkuriya rwose nararumbije umwana wanjye yararumbije. Ariko rero nawe bimurenganya. Mugwa mu muji niko bigendaga. Narebira izuba riri kwakayo. Aka kanya ubu ngubu umenyera umujyi. Ngo? Uwo aka kanya umenyereye umujyi. Nawe ujye kwitwara nk'abanyamujyi. Ntaha njya he. Ngo? None urugo ruzasigara rwonyine. Ego kiramariye. Ntuzaga kubagara no guhinga zira mirimo. Nkubwije ukuri nkurahira imbere yawe n'Imana. Ntabwo nzongera umva. Nzagaruka numvishe ngo wapfuye. Munaje nko gushingura. Umuntu aba yifite gahunda nyinshi mu mutwe ariko ndebe amasaha ageze. Watindije umuntu naguzwe umuntu aba afite gahunda nyinshi mu mutwe. Ubwo se wumva ikibazo ari gahunda cyangwa ikibazo ahubwo ni ibyaha? Ibyanjye si ibyanjye bifite ikihe kibazo? Uragira ngo nta makuru nzi none? Ayahe makuru uzi? Njye nawe duherukana ryari? Narega jya umenya akazi kaba karabaye kenshi umuntu ari busy ubwira ngo umuntu yaboneka nk'umuntu udafite akazi. Ubuse shora munyamahanga ko azafata indege akaguruka. Mari uvuga ngo ufite story mari reka ngiye nkuraburiya ibintu bizima. Ngubu nakuzaniye cyane. Ubwo uraje wigire nabi iki ugomba kugira nabi so kubeze gahunda. Ndi kukurabura nyine kuri gahunda nzima. Wari utangiye kuzana ibintu ngo warabuze wabanza ukamenya story nkuzaniye. Uzajya umenya yuko bite n'uburyo wamfashe neza. Je ngutera untera nk'umuzi. Niye nanjye mba ngushake mu gihe ntago mba mari. Akazi. Ubwo ni cyara gifite inzobi. Wagira ni ikinyamahanga. Ntabwo uzafubaze. Fuyi ibikise ndi kumugushakira wowe. Ntabwo ntubura ubwenge. Uko tujye dukora nk'abantu kabamugana. Mani jye umenya rega akazi nakawe ugomba gutama abana bakugira bibereho neza. Kandi ntugire hari isano mufitanye cyangwa se ni umushuti wa bisanzwe. Ashaka akazi. Nushaka akazi. Akazi se bundi sinkafite. None se ubundi abantu babura akazi. Oya mva kandi nawe uratangiye ubuzani. Nyine ndagira ngo nguhere kimeze neza nagashaka ubuzamu se. Wafata umwana ukamushira ku gipangu. Nyine aberanye na contabilité cyangwa reception. Byose mana yanjye none wakuzane nk'icyo kunywa. Wagiye turambika. Naragenze ndabona. Ntabwo nzasubirayo pe. Ni nkome y'Imana. Ahubwo dore nugere muhira. Uzamwereka yo pe na mataratara. Ntuzanda marinette. Ubuzara bwe bambwire na madarubindi ko nshobora kutazaboneka no muri VIP bansibye. Yego ye. Umbwire nabavubye. Utyo. Nabo bazakora ibishoboka nimba ari umugabane rwanye nari nsigaranye mu mwishira hamwe bazatunyoherereza. Ntabwo mpari. Nuko ubonye amabuno ubonye amaguru ubonye umugongo wambaye ubusa ubonye indoro urerembura mukecuru uramujugunye mukecuru ngo najye gucyako muze ndagira ngo nkumenyeshe ngo aha ni urugo rw'umwana wanjye. Nese ko nishimiye urugo rwiza ndojya gusura muri burabo hanya bw'ubunyerere n'ibyo ndabishokosho. Ibyo bishokosho nabyo wanshakiyemo. Ubwo si warebye umusarani kwa hano.
bane n'ukwituma umuntu yicaye burya bajya baca umugani ngo abatindi mukunda ibyiza rero nubwo nicara ndakuryamamo mu musarani ndakugaramamo hose umva iteye muko mwana wa ibintu byanjye oya impano uzijanye he subiza hano wa mukobwa oya naruzi uzijanye he mu cyumba wamuhana ibyo bintu ni mu cyumba shira mu cyumba hafi rero mu cyumba murabisangamo nta kibazo ubusa nakora mbaye ngo Ikigali nta mabundi kubona n'amaguru afite kimarima sinazanwe no kureba abakobwa no nubwo kumwe ngo ndavuga bafite icyo udafite niwabigaye icyo ngaye mu cyaro ni imirire hari wanshakimo umugabo rero twavukiyemo imirire ikagukuza ukarita ubyara umuhungu wawe gira utahe yewe ntahe singusiga ndakurahiye urubavu ndurubavu uri umutwe nkaba igihimba ndasiga umutwe wanjye uyu mukobwa ni uwahe ndabizi se ikintu cy'Ikigali ndabizi nta nubwo wajya wibuka ko ufashe telefone mu ntoki bitubwira nimero zawe manze nshyiraho intuza kandi bumuguza nawe umwibonera amaso kuyanjye ndashaka kuguha agafa cyangwa nsinze kugasurikira cyane zana nandike ndabizi wambeshya oya ntabwo byakunda ariko ukizeye neza ameze nka wa wundi ngiye ndi kukubwira wowe numubona nyine ubanza umwereke ko atari wowe umukeneye cyane ubuke ko akeneye akazi reka aka kazi ni akanjye ngagira nyine ohereza ndabizi tuvuye najya kubara amabati shiri kushyizeho menshi shamani nawe erega umuntu aba yagukuriye agaserivisi keza 50 utunkoresha inzara umunota umwe mani wajya ureka gukomeza ibintu wowe waragafashe ngende ukwikorera ubuzima mva nyine nkubwirira ni pasi none se uri guhakana kuri buyibone nyine reka ngukubite vene ibindi turaza kubisubira mani ubwo bukomisiyoneri bwawe buciriritse ntabwo nyihakanye oya reka mani ibya vene ntabwo oya ngiye rwose ngiye ayo nanditse ngo ushyiriyemo imiyaga nk'umuntu w'inshuti yanjye tumaranye igihe ubwo se urumva ntari kukwakana mani jya ugira neza yesu ureba nabidangerega ujye umenya ko uyafite nzanayagira nenze se wayanyambura ariko kiriya cyana ahubwo menya uri bunyongere n'irindi vene ntukibona ego senkano urahita ubona amayi make ariko mbabare ujya ukora nk'ababose ujya ureka kwigira ibyo bintu ntugire ikibazo na nyuma yabwo ndagukeneye nyine wowe banza unyereke ko nakoze ibintu bizima uhita ubwo ati teta ndagushimiye kiro cyane niwongeraho vene nzaguha n'ikindi sureba ntugire ngo ni ubushashwa sibyo nta nubwo nagakwiye kuba mpagararanye nawe turi kugira ibyo tuvugaho nakagombye kuba mpagararanye n'umukobwa wanjye kuko umukobwa wanjye hari imico afite n'ukuntu ahubukamo nawe urabizi ya mama burya nanjye gufata nka mama wanjye kandi impanuro mpa zigenderaho kandi nkazo buri munsi ku wundi so rero urumva nta kibazo mwana we kuki utanyeretse ababyeyi bawe ko bari hano ubona nawe maze iminsi nagiye utuntu tw'uturimo ninjiye nsanga ababyeyi baraha sinamenya ko bahari kumbi wabihereye inzu yo hanze sinamenya ko bahari niko byagenze umukobwa wanjye nawe ntakumbwira ndaza ndabaragurika ndi kumwe n'umwana n'uriya mukobwa wawe mubwira ava hajya aha n'umukozi kumva ababyeyi bari kunyumva siko ba mwana hari biba bizira kiba kizira mu gacupa hari ikibazo kidasanzwe se nyine ntacyo hajemo akantu ko gutungurwa no gutongana no gutungurwa gusa urebye urabona papa wawe na mama wawe sinari mbazi ubwo rero ngo nzajye kwirirwa mpinga nitaba amaguru wowe urimo uryoshya muri Kigali umwana wanjye ari
cugusa neza cugusa hatagira izitakara niba iki kwajyana ukarisitiya niba iki bikindaguye mu kabiri ndakurahira ndabizi va mbese akira ngo ushyire mu gikoma mandaje nawe mushyire ikindi ndaje gushira mu gikoma nshiremo igikoma muwe ibya mu gitondo ibya nawe ndaje ngo bagiye kuduhamo akagage ngo twinywere igikoma ushobora kunywa igikoma mbyara imfura yanjye nese arambwe ngo agiye kunsukiramo ibiki bagiye gusukira igikoma kunsukiramo iki igikoma igikoma si igikoma wagiye witonda mu gitondo none ndi kwibaza ibintu bitataguyemo ubwo si ibyo barabirya kandi uzarya n'uburozi n'ibizima ibyo bintu uzi ibyo ari byo jaho wumva ni umutsima nabibonye kuko byabitsindaguye ikintu wakiga byinshi cyo kugisomeza ukakimira ungute nta gukimira njyewe cyo gusomeza cyasi tujye ni verines nimaze umuntu aguhaye cyo soma umusubize hano zana uzi muri Amerika n'uyu mutima mpaho hereza cyamara ku mutima wangize bijumwe ntabwo ngushiriyemo wa mugabo uyu mutima wawushyize mama burenyo wongeye kumbonera muca ndagatora mama